urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom bene data, nongeye kubaha ikaze muri wa mwanya mwiza udasanzwe. Ni umwanya dukurikira ijambo ry'Imana, urusobe rw'ibiriho, dutegurirwa n'umushumba wacu Pastor Kristo ya Kilome. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo umuti nyakuri. Umurongo ufungura uri mu Migani ibice 4 duhereye ku murongo wa 20 tukageza ku 22. Haranditse ngo mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo bose. Oh haleluya! Itegereze ibyo tumaze gusoma ubwa mbere. Haravuga ngo mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere. Ni gute wakwita ku magambo y'Imana niba utayazi? Niyo mpamvu ari ingenzi kwiga, kuzirikana no gukora icyo ijambo rivuga buri gihe kubw'umwuka. Haleluya! Icya kabiri haravuga hati, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukiza indwara no kubohora. Amagambo yayo ni ubuzima, ni amagara mazima ku mubiri wawe. Haleluya! Ijambo ry'Igiheburayo rivuga amagambo mazima hano ni marpe, kandi risobanura umuti. Ijambo rifite imbaraga zikiza indwara. Niyo mpamvu ubusemuro bwa King James bukoresha ijambo amagara mazima. Ijambo ry'Imana ni umuti ku mubiri wawe. Haleluya! Niba ufite ikibazo mu mubiri wawe, nk'ikibazo cy'uburwayi, maze ugatekereza ku ijambo ry'Imana byimbitse, uzakira. Ijambo ry'Imana ni wo muti nyakuri, umuti rurangiza, kandi utananirwa ku kibazo cyose kijyanye n'amagara yawe. Binyuze mu kuzirikana ijambo, umuti nyakuri winjira mu mutima wawe, mu mitsi yawe, mu mijyana y'amaraso yawe, mu mikaya no mu magufwa yawe, ukakuvura, ugasana ndetse ugatunganya ibintu byose. Uwo nta wundi ni ijambo ry'Imana. Haleluya! Iyi niyo mpamvu umuntu wasanzwemo kanseri ashobora gukira binyuze mu kwiga no gutekereza cyane ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakiza kandi rikaboneza. Muri Yohani ibice 15:3, rizasukura amaraso yawe, rizayaboneza ndetse riyasukuremo ubwoko bwose bw'indwara, umuze n'ubumuga. Naho muri Zaburi 107:20 haravuga hati, yohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Haleluya! Zaburi 107:20. Iri jambo rirakomeye bene data, muritekerezeho. Haravuga hati, yohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Haleluya! Binyibutsa muri Yobu ibice 33 duhereye ku murongo wa 19 tukageza ku 22, aho Bibiliya isobanura imibabaro y'umuntu uribwa ndetse uri mu ntege nke, n'ukuntu kubabazwa kwe kwarushijeho kumera nabi, umubiri we ukaba wari wangiritse ndetse yenda gupfa. Ariko umurongo wa 23 hahishura ibyiringiro bye. Uravuga uti, ijwi ry'Imana rishobora kumvikana
ngo niba abonekerwa n'intumwa cyangwa marayika w'umurengezi cyangwa umusemuzi, ni inyamibwa imwe mu gihumbi. Wamenyesha umuntu igikwiriye kugira ngo amenye inzira akwiriye kunyuramo. Haleluya! Ijwi ry'Imana ari ryo jambo ryayo rishobora kumvwa igihe uryumvise, riguha ukwizera, rikuzanira gukira indwara ndetse rikagusana byuzuye. Haleluya! Mwene data, we wumva aya magambo, wite cyane ku gusobanukirwa no kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Tugiye gusengana rino sengesho. Ndajya nsenga maze nawe usubiremo. Urakoze Data, kubw'ijambo ryawe rizana gukira indwara no kubohoka. Ijambo ryawe ni umuti w'umubiri wanjye. Njyewe wese ibice by'imbere mu mubiri wanjye, amagufwa yanjye, imitsi yanjye, imijyana y'amaraso yanjye, amaraso yanjye nayo byuzuwemo n'ijambo ryawe. Ngendera mu magara y'ubumana no mu kunesha, kubera ko ijambo ryawe ari ubuzima bwanjye. Mu izina rya Yesu, amen. Gucengera ijambo turasoma muri Zaburi y'107 umurongo wa 20. Kongere dusome muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 11. Dusoreze muri Matayo ibice 8 umurongo wa 16. Mwene data, mwifurije kugira amagara mazima, watura ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana ni umuti. Dusobanukiwe neza ko ijambo ry'Imana ari umuti. Nahejo, shalom shalom. Oh, haleluya! Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya! Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 0 0 0 0 91. Ndasubiramo 07 9 4 0 0 0 0 91.
Imana ibahe umugisha naho ubutaha.